Imana ko ikomeje kubana natwe kandi umurimo mwiza ndetse ntabwo ushobora kubaho. Muri sefu amateka atubwira ko batangiye batangira mu bantu 50, ariko ngubu sefu ifite abanyamuryango barenga 390 hafi 400. Rero Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Nubwo babuze abayobozi bacyuye igihe n'ibyo bakoze, kandi dushimiye abayobozi batubanjirije ko aho sefu iri imbaraga zabo ndetse n'imbaraga z'Imana. Ariko ndagira ngo basebe mu hamwe kubabwira akantu gato dukora amasegonda 5 cyangwa 10. Muhaguruke mbabwire. Muri sefu yacu tugira ibihe byiza bitandukanye. Si iterambere rindi, Imana igenda twubaka mu buryo bwinshi, imitima mu buryo bw'ubugingo igenda duteza imbere cyane. Umuntu yashimira komite icyuye igihe n'itorero n'abandi bantu batandukanye, ariko ndagira ngo dushimire uyobora sefu ibihe byose. Uyobora sefu ibihe byose ni Yesu. Haleluya, haleluya. Barangara, ariko Yesu ntajya abura gukora. Aho tutari Yesu arahari. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rye. Dushima Imana kuko abatubanije n'abandi n'abagiye kuza. Sefu si umuntu, sefu si abantu bagiye, sefu ni iya Kristo. Ndagira ngo tumukomere amashyi menshi. Ndagira ngo tubagezeho gahunda, tubagezeho raporo y'ibyakozwe muri iyi manda y'umwaka ushize. Ariko mbere y'uko ntangira, ndagira ngo nshimire ababyeyi banjye ko baje. Baratubyaye, nanjye barambyaye. Ni uwa karindwi mu bana 9 batubyaye. Imana ishimwe ko yabaduhaye, kandi baracyariho. Bafite akabaraga, bampa keya nyinshi, banyitaho. Nanjye ariko nyambitaho ngabo utuntu twiza tugafashanya n'ababyeyi banjye. Ndagira ngo rero basabe aho bari, baje bakereye kubera impamvu zitandukanye. Ndagira ngo mu izina ry'umuryango wanjye begere hejuru dusuhuze ngo babone. Abo dusa nk'abagabo n'abo tudasa kubona byavuye. Murakoze. Muri media baramfasha kugira ngo tugende twihuza neza, ariko munamurikira cyane. Nyakubahwa umushumba w'itorero riri mu mujyi wa Kigali, nyakubahwa itorero ry'akarere rya Nyarugenge, nyakubahwa umuniye udushinzwe mu karere, nyakubahwa umuniye udushinzwe ku rwego rw'igihugu, nyakubahwa umuyobozi uhagarariye ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge, banyakubahwa abashumba batandukanye baturutse muri paruwasi zitandukanye, banyakubahwa abayobozi baje bahagarariye amasefu aturuka mu gihugu hose, abayobozi baje bahagarariye bwa kaminuza, abanyeshuri muri kaminuza, abayobozi b'abaposte ndetse n'abaposte bose ba UR Nyarugenge, ba sefu UR Nyarugenge, babyeyi, inshuti, abanyeshuri, abanyamuryango ba sefu baba natwe buri munsi. Iterambere ryacu tubikesha mwebwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Mwebwe mwikaze n'abashyitsi aho muri hose. Yesu akomeza abishimiye. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuri uyu munsi mwiza udasanzwe Imana ibaye mu izina rya komite ya sefu UR Nyarugenge. Tunejejwe no kuvuga ko tubishimiye nka sefu UR Nyarugenge. Mwaje mugana, mukomeze mugubwe neza aho muri, kandi Yesu akomeza abishimiye. Sefu ni umuryango watangiye mu 2004. Kugeza ubu ngubu dukora umurimo w'Imana binyuze mu mashami agera kuri 4: ishami ry'ivugabutumwa, evangelization, ishami rya social affairs and members care, kwimibereho myiza no kubarurisha mibare,
ishami rya gatatu ni production unit cyangwa imishinga, irya kane ni imibanire n'abandi cyangwa public relations. Muri SEP tugira gahunda zitandukanye, ariko gahunda zihoraho tugira amateraniro y'umubyizi aba kuwa kabiri saa 10 saa 1 saa nimugoroba turangije amasomo. Tugira kandi n'amasengesho muri serire, tugira serire 12 enye zisenga ku munsi umwe, kuwa mbere kugeza kuwa gatatu bakora saa 6 kugeza saa 7. Kuwa gatanu kandi tugira niba turiye mu gitondo, tukagira na lunch hour amasengesho ya saa 6, ndetse na nijoro tugasenga saa 1 n'igice kugeza saa 5 n'igice. Twagira iteraniro international ryaba kuwa kane, ariko bitewe n'impamvu zitandukanye z'uburyo bwo kubona aho gusengera saa 6 gusa nkaho rimaze igihe ritakorwa, ariko ntabwo ryacitse, riracyahari. Turacyanabifasha ku buryo bwiza byakomeza kubaho, kandi biri muri gahunda. Tugaterana kandi no ku cyumweru saa 2 kugeza saa 5 n'igice zamama. Tugira igaburo ryera twakirira muri SEP ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi, twaryakira ku cyumweru cya kane, ariko ubu ngubu ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi cya buri kwezi tugira igaburo ryera muri SEP hamwe n'ubuyobozi bw'itorero ryacu rya ADEPR Paruwasi ya Nyarugenge. Raporo y'ibyakozwe ishami ry'ivugabutumwa turavuga iby'ingenzi bikeya, byose ntabwo umuntu yabirangiza. Habaye icyumweru cy'ivugabutumwa hamwe na groupe d'evangelisation ndetse n'imbuto mu kigo muri serire, kandi SEP twagiye dukora ivugabutumwa ku midugudu itandukanye, harimo na Gitega twamaze icyumweru, abaririmbyi ba SEP ndetse n'abavugabutumwa aho twajyaga tujya muri gahunda niba turi tukabuza ubutumwa bwiza. Twakoze ivugabutumwa mu kigo twise dowa tu dowa, aho tujya aho abanyeshuri barara tugakomanga tukavuga ubutumwa bwiza, tugasabira ijambo ry'Imana kandi tukabona umusaruro mwiza. Twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye binyuze mu matsinda yacu tugira akora umurimo w'ivugabutumwa. Ikora igihe bari bagiye bakora ibiterane bihuza amatorero ya Gikristo abamo hano, kandi bitabiriye igiterane cyateguwe n'abanyeshuri kuri YEPA cyabereye kuri ADEPR Biryogo. Gukora Biryogo ibiterane byitwa Biryogo Tours ikora mu gihe cya vakanse, bizenguruka igihugu cyose. Rero ibyo bikora bitewe n'aho bagiye banyura ahantu hatandukanye, bakaba bagiye mu karere ka Rulindo, mwagushize mu karere ka Rulindo. Hanyuma hari ibiterane bitandukanye Biryogo yagiye yitabira. Kimwe yakoreye i Remera muri SEP y'i Remera ku itariki 6 z'ukwa mbere 2019. Amafoto yose ntabwo twayabereka, ariko amwe muri byo bitagaragara neza. Ni igiterane bari bitewe muri SEP yasenze kuko SEP yafungurwaga ku mugaragaro, kandi n'ibindi byinshi byarakozwe. Korali Naziri bakoze ivugabutumwa, Korali Naziri ndetse na Korali Gihugari imwe buri kwezi igihe Nyarugenge kuri Paruwase ikora umurimo mwiza w'ivugabutumwa. Bose bagiyeyo ku cyumweru kimwe buri kwezi korali imwe ijyayo. Hanyuma bakoze urugendo rw'ivugabutumwa nabo berekeza muri SEP ya Kiye, aho zari Kiye Remera, kandi bagiye bategura ibiterane bitandukanye. Icyo bateguye umwaka ushize bise Tequila Live Concert cyabereye Nyarugenge hamwe n'amakorali yacu na Bosco ndetse na Shalom, kandi mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza hafi na kure bakoze indirimbo 3 z'amajwi. Ubu zirahari, baba bazikindira abagisha neza bakora kugira ngo bazibahereze. Imwe mu ifoto igaragaza igiterane cya bateguye Nyarugenge cyitwa Tequila Live Concert. Kandi izi korali zombi ndetse na worship team zitabiriye igiterane cyateguwe n'abaposte bacu cyabereye Nyarugenge, kandi hose byagenze neza. Elimu yakoze ivugabutumwa ritandukanye mu kigo ndetse n'ahandi hose. Amatsinda amwe yabaga ihari bagufatanya gukora umurimo mwiza w'ivugabutumwa. Tugira itsinda ryitwa Gospel Artist ribamo abahanzi baririmba ndetse n'abavuga imivugo, ariko n'abandi bakora umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu ikinyabupfura. Bagiye bakora ingendo zitandukanye, urugendo bakoreye muri SEP y'Ibara Gikondo, ubundi bakoreye muri Paruwase, ubundi bakoreye Nyakabanda. Hari n'urugendo bakoreye Nyakabanda, igiterane cyateguwe n'abanyeshuri muri groupe scolaire ya YEPA. Bakoze urugendo rw'ivugabutumwa i Nyamata, kandi byagiye bitanga umusaruro mwiza kuko benshi bagiye bumva ubutumwa bwiza bakihana bakakira Kristo umwami n'umukiza wabo.
mu matsinda mato atandukanye navuze haruguru y'amasereri 12 bakora ni saa sita kugeza saa saba muri break tuba dufite barasenga barafashanya kandi bakaganira ijambo ry'Imana bakungurana ubumenyi butandukanye bagategura n'ibizamini bitandukanye bya Bible ku isi nabyo bikaba batsinze bagahabwa ibihembo. Ishami ry'ivugabutumwa ry'isanamitima n'ubwiyunge tubana n'abantu benshi bafite amateka atandukanye ariko abantu uko bagenda banyura mu buzima butandukanye bagenda bagira ibigora imitima ku buryo bikenera n'amahugurwa y'isanamitima yahozeho kuva kare kuva mbere ubwo yarakomeje mu rwego rwo kwehereza imbaraga hakozwe amahugurwa yo guhugura abandi bazahugura abandi training of facilitators kugira ngo bajye bafasha abandi n'abafashamyumvire kandi dukora n'amahugurwa y'isanamitima hamwe no kudutera umwanya dutera inkunga ndetse na se n'abanyamuryango bitanga umusaruro mwiza ko abantu bagiye bomoka imitima bagakira ibikomere by'umutima. Umusaruro w'ivugabutumwa twakoze bitandukanye ni uko abizera bashya bagera muri 16 bakiriye ubutumwa bwiza biyongera ku Imana yaduhaye muri se ndagira ngo dukomere Imana amashyi. Amafoto y'umubatizo amwe ntabwo agaragara neza bitewe n'igitambaro ariko iby'ingenzi ni ibyo. Hanyuma mu ishami rya kabiri ry'imibereho myiza n'ibarurishamibare ibikorwa byo gusura abarwayi muri CHK tugemurira abarwayi muri CHK mu minsi itandukanye byarakomeje. Kwita ku banyamuryango base bafite ibibazo bitandukanye nabyo byarakomeje kandi byagenze neza. Kugemura rero ntabwo ari igikorwa sembu tuhatirwa cyane ahubwo dushinga itsinda ridufasha kwitunganya gukora imibonano n'umutima mwiza kandi w'ubwitange Imana y'umugisha. Ishami rya gatatu ry'imishinga tugira imishinga ya printing na photocopieuse dufotora note tukakora ibirebana nabyo byose ariko mu mishinga haguzwe indi printer yari ifite ikibazo cy'intege nkeya ahubwo printer ishobora gukora ishobora kubaninga amasete printer ishobora guprintinga mu mabara yose printer ishobora kuba yakora amafoto tugira amafoto abanyeshuri bakenera amapasiporo ibasha kuyakora ibasha gufotora ibasha gusikana rero ikora ibintu bitandukanye yadufashije kugira ngo tubone abakiriya kandi yatanze umusaruro mwiza ndetse n'ubwo kugira ngo umushinga wa papeteri ugende uzamuka habuze ibikoresho bishya nk'amakaye amakaramu amarate n'ibindi abanyeshuri bakenera bisanzwe byabo muri kaminuza kugira ngo nabyo bibone bugufi bitabagoye kandi binadufashe. Hanyuma twatangiye umushinga wa sonorisation w'ibyuma muri SEP ubushize wari ugeze kuri 10% ariko muri iyi manda icyakozwemo nuko haguzwe ingoma zenda kugera ku 600 bivuye mu mbaraga z'abanyamuryango n'abandi. Izi ngoma kandi n'ibindi bikoresho bindi bitandukanye bya SEP bikoresha ivugabutumwa bya hano no hanze ariko iyo dufite ikiraka cya sonorisation nabyo bikoramo kugira ngo amafaranga bibyaye afashe no gutunganya ibindi bikoresho usanga byagize ikibazo ndetse bikagira n'amafaranga bisiga mu muryango afasha abanyamuryango gukemura ibibazo bitandukanye. Umushinga kandi twagize imishinga ya decoration ndetse no kwandika abantu ariko ntabwo byagize imbaraga cyane bitewe n'ubushobozi butari buhagije kuko iyi mishinga isaba patenti igiye kuyapatentinga ku isoko n'ibigezweho ntabwo rero ko twabitekerezaga byabaye uko twabyifuzaga ariko nabyo byarakozwe. Dushima Imana ko yadufashije muri ibyo. Hanyuma mu mibanire ya SEP n'abandi SEP yitabiriye ibiterane bitandukanye byateguwe na coordination team irimo amasosiyasiyo ari 6 asengeramo hano ya Gikristo muri kaminuza igikorwa cyabereyemo hano. SEP kandi yateganyije n'amasosiyasiyo hano mu kigo dutegura igikorwa cya sosiyale cyo kujya kugemurira abarwayi twabashyiriye ibikoresho by'isuku bitandukanye ndetse tuganira n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ibikorwa byose byabaye byaterwa inkunga n'Imana n'abanyamuryango n'abantu ariko kandi ikaduha n'amafaranga kugira ngo bikorwe. Mu ncamake ibikorwa bisanzwe mu birebana n'umutungo amafaranga yinjiye muri SEP mu gihe kingana n'amezi agera muri 12 ni miliyoni 3,142 n'amafaranga 666. Hanyuma ibikorwa bisanzwe n'ubundi byatwaye amafaranga agera muri miliyoni 4,491
n'amafaranga 285, imishinga ibyara inyungu yinjije miliyoni 3,102 n'amafaranga 300. Hanyuma mu bindi bikorwa by'abaterankunga yinjiye miliyoni 665 n'amafaranga 705, asohoka andi agera muri miliyoni 3,118 n'amafaranga 400. Muri rusange amafaranga yose yinjiye mu muryango angana na miliyoni 7,910,671. Amafaranga yakoreshejwe mu muryango ni miliyoni 7,556 n'amafaranga 689. Ntabwo aho yacyitwa bisobanuye cyane, ariko muri raporo ihari ikoze neza, bigendera mu ivugabutumwa, amakirigaburo ryera, abavugabutumwa dukenera, ayo yose muri imisanzu yagiye itangwa muri investir y'ubushize yakoreshejwe. Amafaranga abaye make tukiyamaze ya sefu yose akagenderamo. Amafaranga twaguje abanyamuryango ba sefu bagize ibibazo bitandukanye, resitora, ibikoresho by'ishuri byabuze, gatoza abaye ikibazo, ibintu nyine bitameze neza. Amafaranga yose dukoresha agenda mu buryo, nta mushahara w'abayobozi ba sefu ubaho, nta bayobozi ba sefu ntibahembwa, batwubaha icyubahiro cyo gutuma tugorora imihogo, ariko n'ibindi Imana idufasha, kandi nta mushahara dushaka twebwe. Imana izakomeza kubikora neza mu izina rya Yesu. Hanyuma amafaranga yakoreshejwe maze kuyavuga. Amafaranga asigaye mu yinjiye 153 n'amafaranga 986. Amafaranga twasanze kuri konti yangana na 886 n'amafaranga 228. Yose hamwe twasize iriho kuri konti ariho miliyoni 1,040,000 n'amafaranga 228. Hari igihe cyabaye muri sefu tukagira konti y'ibideni, ugasanga twaguze, ntabwo byatubayeho, ariko amakuru baduhaye nuko sefu yageze igihe ku buryo igera bije, ku buryo ijya gushaka abateramo kugira ngo n'ibikorwa bya sefu bigende neza. Ugasanga muri konti ya sefu hariho n'imyenda, ariko dushima Imana ko muri sefu ashobora kujyaho miliyoni 1 kuri konti ya sefu kugira ngo ibibazo bya sefu sosiyale n'ibindi bigende neza. Ukomere Imana amashyi igende twahuye ibibazo zitandukanye muri iyi manda ishize. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11, 2018, sefu ndetse n'andi masosiyasiyo atandukanye akora umurimo w'Imana hano muri kaminuza twabujijwe gusengera muri kaminuza bitewe n'itangazo ryasohowe na Minisitiri ushinzwe abakozi ba Leta. Dukomeza gukora n'ubuyobozi bwa kaminuza ndetse n'abayobozi bo hejuru. Bimara igihe kingana n'ukwezi n'igice, byatumye ibikorwa sefu yateguye mu kigo bitagenda neza, bidakunda. Icyo gihe twasengeye tujya gusengera mu Biryogo, tugasengera mu Gitega, abanyamuryango bakikorera ibyuma tukajyayo kumurika. Mbese ntabwo byari byoroshye, ariko Imana ishimwe ko yagiye idufasha. Hafi ku itariki 20 z'ukwa mbere, hafi yaho muri uyu mwaka, nyuma y'ukwezi n'igice, nibwo Imana yadufashe ikoresheje umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda atwemera gukomeza gukora ibikorwa byo gusenga muri kaminuza. Kandi dushimira Imana ko kuba turi aha ngaha umusabe icyo Imana yakoze. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Dushimiye kandi itorero ryacu ryatubaye hafi. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko ubuyobozi bwa kampisi ya Nyarugenge buduha gusengera, aho gukorera umurimo w'Imana ndetse n'ibindi bitandukanye. Turashimira Paruwasi ADEPR Nyarugenge uburyo batuba hafi, akadufasha gutegura ibikorwa bitandukanye, iminsi mikuru, kuduha igaburo ryera, aho dusengera Nyarugenge ndetse n'ahandi. Turashimira umudugudu tubarizwamo wa ADEPR Nyarugenge, nabo badufasha mu murimo mwiza wo kuduhereza ibyo dukeneye birebana no gusenga n'ibindi bitandukanye. Turashimira kandi ushinzwe w'ishuri muri Paruwasi ya Nyarugenge ndetse na umuntu w'akarere tuba hafi cyane. Turashimira kandi inshuti za sefu y'ibara Nyarugenge. Turashimira abakozi ba sefu batuba hafi mu gihe cyose bakadufasha mu bikorwa bitandukanye. N'ibingibi turimo kugira ngo bigende neza, harimo imbaraga zabo nyinshi n'iz'ibitekerezo kugira ngo umuryango ukomeze gutera imbere. Turashimira kandi ubufatanye bwiza bw'abanyamuryango ba sefu y'ibara Nyarugenge. Turakundana, tubana neza, iyo tubuze ikintu bacyukaga vuba cyane kandi tugafatanya kugira ngo bikomeze kugenda neza. Turashimira abadufashije bose n'abadusengeye,
kandi Imana ikomeze kubahesha umugisha. Mu byifuzo dufite kugeza ubu ngubu, turifuza ko badufasha abaposte ndetse n'itorero n'abandi bantu batandukanye. Muri SEP dufite amatsinda atandukanye akora umurimo mwiza w'ivugabutumwa, ariko umushinga twatangiye wa sonorisation w'ibyuma ubu ugeze hafi ya 15. Dufite urugendo rurerure. Ibi byuma mubona aha ngaha si ibya SEP byose, hari ibyo twatiriye, ibindi turabikodesha kugira ngo nibura tubashe kugira amajwi meza aha ngaha. Turifuza rero ko umuntu wese yadutera inkunga uko Imana igenda imushoboza kugira ngo bigende neza. Hanyuma turasaba ubuyobozi bw'ikigo, ubu ngubu twasengeraga muri resitora haruguru kwa kabiri, ariko ubu ngubu SEP y'abantu 380 kugira ngo dusengere mu cyumba hano biragorana. Icyumba dusengeramo ubu ngubu kijyamo abantu barenga 100, hafi 110. Bitugora rero ko abanyamuryango tubashyiramo ngo bajyemo. Turifuza rero ko ubuyobozi bw'ikigo bakomeza kudufasha bakadushakira icyumba cyiza dushobora kujyamo tugakora umurimo mwiza. Gusenga muri kaminuza y'urubyiruko ibyaha bituma nta byaha bibamo, narabizi ko umurimo mwiza hano. Rero barakomeza kudufasha neza kugira ngo bigende neza. Iyo turimo hano nta badayimoni baba bahari, ikigo cyacu ku cyumweru dusengera muri resitora y'abanyeshuri, ariko bitewe n'impinduka zabaye dusigaye dusengeramo hano muri iyi sare, ariko tubisikana n'abakatolike babamo saa 5 natwe tukajyamo, ariko bitewe n'abo masaha ntidusanga muri resitora byashize hasigaye ibishyimbo na kawunga gusa, cyangwa nabyo bimeze uko burimo tubuye. Muri resitora bisa n'ibyashizemo twa tuntu dusa n'utwangiritse, ugasanga saa 7 saa ngahe biratugora. Icya kabiri, burya umuntu wamaze kugeza saa 9 atariko biranamuvuna cyane, usanga nyine babituguye kugira ngo dukomeze twige neza dutera amasaha akomeye, gutyo no kumana ibikoresho dukorera tuzana hano nta n'aho dufite gushyira ibikoresho ngaho kugira ngo bihure neza. Nibyo tuba turi bidufasha kugira ngo dukore urwo tunige neza. Turifuza ko mu buryo bwiza ikigo cyadufasha tugasubira muri resitora ku buryo budasubirwaho, tukabaho nibura tujya ahandi heza nko muri tente cyangwa n'ahandi. Kandi turabizi ko Imana iri kumwe n'abizagenda idufasha mu buryo bwiza. Imana ishimwe. Ibyifuzo bindi dufite, turifuza ko mukomeza gusengera SEP, abaposte ndetse n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo Imana ikomeze kugenda neza no gusengera abayobozi. Dusoza dushimiye byimazeyo abitabira ubutumire bwacu, twagiye duhamagara kuri telefone abandi tukabandikira message. Tubashimiye ko mwaje mwese, kandi ibikorwa biracyakomeje, mukomeze mugubwe neza. Murakoze rero, Imana ibahereze umugisha, kandi mukomeze mugurize imbaraga muri Kristo Yesu. Umwete wanyu ku muntu ntabwo ari ubusa, tuzagorerwa ntitutamisanye. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Ndagira ngo mu buryo bwo gushimira, tugiye gushimira abantu batandukanye. Nubwo SEP twishimira intambwe Imana itugejejeho muri iyi manda ishize, ariko SEP ni imyaka irenze 15. Muri iyo myaka rero itandukanye, turagira ngo dushimire ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda badufashije mu bikorwa byinshi. Kugira ngo isabe ubuyobozi Dean of Student, Director of Student Welfare muri Kaminuza y'u Rwanda igira hano hafi, hari certificate twabateguriye. Ntabwo twabona icyo tubajyanye n'agaciro k'ibyo bakora, nubwo tukifuza n'ibindi, ariko dushimira Imana cyane ko umurimo mwiza udufasha. Murakoze rero Principal, ndabizi ko itazabura kumugeraho n'abandi bayobozi bafatikanya kuyobora. Imana y'umugisha. Dushobora gushimira kandi itorero rya ADPR cyane binyuze muri paruwasi ya Nyarugenge. Twasaba umuntu akaza hafi kugira ngo ishimwe rya SEP muri paruwasi ya Nyarugenge. Tubashimira ko batwitaho mu buryo butandukanye ndetse n'itorero muri rusange. Rero n'ishimwe ryabo, Imana ishimwe gufata amafoto. Murakoze. Dushobora gushimira kandi abaposte SEP badutera inkunga mu buryo butandukanye.
abadufitiye bose badufasha ibikorwa byinshi, nabo tumushimire bakomeza badufasha. Dushobora gushimira kandi mu ishami ry'itangazamakuru, tugira ibitangazamakuru dukorana nabyo na televiziyo ndetse na radiyo, ariko twashimye guhe Live Radio ishimwe nubwo nta munyamakuru wabo uhari. Arahari, ndagira ngo ngere hano imbere aho tubashimire. Tujya gukoresha ubutumwa bwiza kuri radiyo kuwa gatatu, mukunda kubyumva rimwe na rimwe, naciye ngo mwumvaga nawe niyo badufashe n'ibindi bitandukanye. Mu izina rero ry'abanyamuryango ba SEP turabashimiye Live Radio ko mwabaye indashyikirwa mu kudufasha mu mwiza w'itangazamakuru. Imana ibahe umugisha. Ndashaka gushimira undi umuntu witwa Pasiteri Edizo. SEP igitangira yajyaga ijya gusengera iwe kwa Edizo muri cya cyumba cyari hepfo, nubwo ataraboneka ari gushimira ibyo twariteguye, kandi Imana ishimye ko kubwiwe n'abandi benshi bakoze. Dushimiye twese bamuha seritifika, ariko ntibyakunda, ariko seritifika iri soft tureba hari izina rye, buri wese afite seritifika yiwe ibikorwa byiza yakoze. Imana ishimye. Undi muntu dushimira ni Augustin Nzitakera. Tugira ibikorwa bya Bible quiz byo kubaza abantu birebana n'inyigisho za Bibiliya, abatsinze barahembwa kandi bari benshi. Augustin abikora buri mwaka kandi ashyira amafaranga menshi cyane. Impamvu tumuhemba si uko ashyira amafaranga gusa, ahubwo ni uko bidufasha umurimo mwiza w'ivugabutumwa no kugenda abantu twiga Bibiliya mu buryo bwiza. Si uko ari wowe nyine gushimira, turamushimira byimazeyo ukomeje umurimo mwiza, nubwo ashobora kuba atarahagera, ariko ishimwe rye turaza kurimuhereza. Imana ishimwe rero. Ndagira ngo uwamfashaga yongere amfashe. Dushimira Imana ko yaduhaye abasimbura beza. Ndagira ngo musabe perezida wa SEP unsimbuye yegere hano hafi, kandi Imana ishimwe twakoranye neza umurimo w'Imana imyaka igera muri mu mwaka wa gatatu mbaye muri komite ya SEP, ariko yose twayibanyemo kandi twakorana umurimo mwiza. Rero Imana ishimwe ko hamwe na komite ye Imana ibahamagaye kugira ngo bakore umurimo mwiza Imana ibahamagariye. Rero ibikoresho tugira mu muryango, ndagira ngo muhereze handover y'ibyo dufite n'ubutware twahawe n'abandi n'Imana, kandi bisigara muri SEP buzakorana n'abazahasigara bose. Iyi nkoni rero isobanura iki? Isobanura ubutware. Ubutware bukomeye ni inkoni, kandi irimo amavuta akomeye y'Imana. Nabonye Imana ibana natwe ikagira ibikoresho bidukoresha. Rero ubutware ahawe n'Imana ahawe nanjye, nubwo bahawe mbere kugira ngo ishyikire irimo ubushobozi butandukanye, Imana izakomeza kugenda ibikorera kugira ngo ikorwe mu Imana ndetse na komite ye. Tugira kandi amabwiriza reglement d'ordre stati ya SEP, byose bigenderaho biri muri stati, ndetse kandi bimaze na stati ya ADEPR igenga ama-SEP. Rero riri itegeko rigenga SEP, kandi ndabizi ko kubyubahiriza n'umwuka wera n'ibindi Imana ishaka azashobora kubikorana umwete ndetse na komite ye. Imana n'umugisha. Muri SEP kandi tugira ofisi ari haruguru, tugira imfunguzo zitandukanye, dufungura byinshi. Rero izi ni zimwe mu mfunguzo dukoresha zose mu butware. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba, y'ahantu bafunze kwinjira biragora. Rero ni urufunguzo kugira ngo ibikenewe muri SEP bikwiye gukorwa mu butware ahabwa na Yesu, ajya akora umurimo mwiza wo kuyobora ibyaha ndetse na komite. Tugira kandi kashe, ibikoresho dusura mwahangaha kugira ngo byemerwe gusohoka n'ubwo baba bafite uburenganzira bw'iyi kashe n'ibindi bitandukanye. Iyi rero za SEP bemerewe kuyiterana no gusinyaho. Ibi bose rero Imana ishimye ko izagenda neza mu izina rya Yesu. Tugira telefone y'umuryango ni Tecno W4, gukurikirana amakuru atandukanye, abaposte, imbuga za interinete, website yacu tugira SEP-nyarugenge.org n'ibindi bitandukanye. Abikoresha ino telefone, amamegabayiti aba ahari n'ibindi bitandukanye. Rero telefone y'umuryango, ibikorwa birebana n'umuryango na telefone, harimo simukadi ebyiri ya MTN na Tigo,
08656 087 izo rero namwe murazizi meze ahangaha azazifata neza kandi mumuhamagarire byose azajya bitanga zo kugira nawe muzifate hanyuma ibi byose nubwo bihari ariko bishyikirwa n'ijambo ry'Imana kuko n'umwuka wera w'Imana ibyo atabana ahandi yaburiye muri komite n'abanyamuryango n'abandi ijambo ry'Imana n'igisubizo cy'ibibazo byose ndetse n'iterambere rya sefu kugira ngo ryakire azazirikane buri munsi ndetse n'abayobozi bandi bafatikanyije kuyobora Imana umugisha n'abantu Imana amashyi murakoze rero soza kugira ngo mumfashe dushime Imana ku bwa byose mumfashe dushime Imana ku bwa byose reka mwakire tubwire ikiri ku mutima we hanyuma n'izindi gahunda zikomeze Perezida Damascene Imana umugisha kandi Imana ishimwe ku bwa byose. Nyakubahwa umuyobozi w'ururembo rw'umujyi wa Kigali, nyakubahwa abayobozi ba ADEPR, nyakubahwa umuyobozi w'ururembo ariko kandi w'akarere ka Nyarugenge, umuni wa ADEPR ushinzwe ibikorwa byihariye ndetse mu bigo byihariye muri paruwasi ya ADEPR ari Gershom mushya baduhaye, ntabwo bamwe bari bamuzi ariko muri uno mwaka baduhaye muri Nyarugenge, rero baduhaye Gershom. Nyakubahwa Dean of Student yaje ahagarariye kaminuza yacu y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Abanyakubahwa abayobozi b'amaseku batandukanye mwaje muvuye ahantu hatandukanye kandi abayobozi bahagarariye seku kuva yatangira, abaposite ba seku y'Iwara Nyarugenge, ababyeyi bacu n'inshuti n'abavandimwe, abanyamuryango ba seku dufatikanya bya buri munsi, turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana. Hanyuma hamwe n'ibyo perezida yavuze bitandukanye Imana yagiye ikora, dushimiye Imana twishimiye yuko yabanye nabo abatubanjirije mu murimo w'Imana mu nshingano, yabanye nabo igihe kitari gitoya imyaka 15. Dushimiye Imana yuko yakomeje kubana nabo, yagiye ikorana nabo imirimo ikomeye, yagiye yagura umurimo wayo mu mashami atandukanye, yagiye ibabera imbaraga n'ubushobozi. Dushimiye Imana rero kuko ariyo yabaye mu ruhande rwa seku kuri uno munsi. Seku ikaba ikiriho, yaratangiye nta zina ifite, ihabwa izina Baseku Kiseka Hashi, birakomeza muri seku y'Iwara Nyarugenge. Dushimiye Imana yakomeje kubana natwe muri urwo rugendo rwose. Hanyuma manda Imana iduhaye kuyobora hamwe na bagenzi banjye n'abanyamuryango bose ba seku tuzafatikanya, ntabwo tugiye gusenya ibyubatswe, ahubwo tugiye gukomerezaho ku bihari. Yesu niwe rufatiro rw'itorero, abaza bose bubaka kuri we, utubatse kuri we asenya ahe hazaza ndetse nta bugingo afite. Ariko kandi hamwe n'abantu turi kumwe n'abanyamuryango ba seku, Imana izadushoboza, tuzakomerezaho muri iyi manda kandi ntizidashidikanya ko Imana izadushoboza. Ntabwo ishima yuko abantu basubira inyuma, ahubwo ikunda yuko bagira ikirenge cya Kristo ariko banatera imbere kugira ngo basige ibyo Kristo yabafatiye. Abaposite twagiye tubana mu bihe bitandukanye nk'abanyamuryango babaye muri seku ariko bakarangiza inshingano zabo zo kwiga ndetse n'imirimo itandukanye bagiye bahabwa muri seku.
ariko turabashimiye yuko bakomeje kubana natwe nubwo barangije kwiga, baba hanze bagira inshingano zitandukanye, ari inshingano zo mu ngo, ari inshingano zo ku midugudu, ari n'ahandi mu mirimo itandukanye bagira, ariko ntabwo bagomye kubana natwe. Iyo tubasabye ibitekerezo barabiduhereza, iyo tubahamagaye tubasaba inkunga barayiduhereza, iyo tubasabye kudusura baradusura, mu bihe bitandukanye bajya bitangira umurimo w'Imana. Turabashimiye rero kandi twifuza yuko dukomezanya mu buryo bwiza bwo gushyigikira umurimo w'Imana muri Sebuye wa Nyarugenge. Imana ibahereze umugisha. Ubuyobozi bw'ikigo bwaje buhagarariwe na dini wacu, abanyeshuri twitaho bya buri munsi, turabushimira. Nubwo hagiye haboneka imbogamizi zimwe na zimwe, ariko ntabwo bwigeze butureka burundu, ahubwo n'ubu no munsi kuba twateranye tukaba turi aha ngaha, kuba twicaye gutya, turashima ubuyobozi bw'ikigo yuko bwabitwemereye kandi bujya butwemerera rimwe na rimwe, ariko kandi iyo bibaye ngombwa barabikora. Tubashimiye yuko bajya babikora mu mutima mwiza. Turakomeza no kubasaba kugira ngo bakomeze kudushyigikira mu bikorwa byo gusenga se kugira bitandukanye. Iyo tubikora mu masaha tutarimo twigamo, ariko kandi turi abanyeshuri. Rero dukomeje gusaba kugira ngo bagiye bakomeza badushyigikire ku buyobozi bw'ikigo kugira ngo dushoboze gukora umurimo w'Imana, ariko kandi binaduhe n'uburyo n'ikindi gihe cyiza cyo kuza kwiga nk'uko turi abanyeshuri. Imana izabashoboza. Dukomeje gushima n'itorero ryabaye mu ruhande rwacu, ryajya ribana natwe, ari ubuyobozi bw'itorero, umuvugizi ari hano n'abandi bakorana. Turabashimiye yuko mwaje, turabashimiye yuko mujya mubana na se mu bintu bitandukanye kandi mujya mwifasha. Turabashimiye iyo tubasabye ibitekerezo murabiduhereza, iyo tuje tubagana n'iyo twasanga bagiye kugenda barabanza bakatwakira. Turabibashimiye. Imana ibahe umugisha yuko badahwema gushyigikira umurimo w'Imana muri Sebuye wa Nyarugenge no kuyiba hafi mu bihe bitandukanye. Rero Imana ishimwe ku bwa byose, kandi Imana ibahe umugisha bwa mwese mujya mugira uruhare rukomeye mu mirimo ya Sebu no mu buzima bwa Sebu bwa buri munsi. Hamwe n'abanyamuryango tuzakomeza gufatikanya kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere. Muri zimwe mu ntego za Sebu harimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hafi ndetse na kure. Niyo mpamvu nk'uko babivuze muri raporo harimo amatours ajya bayagira gare n'andi matsinda y'ivugabutumwa hano cyangwa se na kure, ariko kandi tuzakomerezaho. Imana izadushoboza. Rero turabashimiye yuko uno munsi mwaje nanone kwifatikanya natwe. Turabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Mu matsinda tugira ntabwo tubifata nk'itsinda, ariko tubafata nk'abantu b'ingirakamaro. Ni abagabo bo guhamya Kristo, ariko ni n'abagenzi ba Kristo. Abafinaliste ni abantu barimo basoza ibihe byabo byo kwiga. Reka basabe babe baza. Uno munsi haba harimo igikorwa cyo kubashimira yuko babanye na se. Bagiye tubigiraho byinshi, bagiye badufasha umurimo w'Imana, kandi bagiye baduhereza inama, bagiye batuba hafi. Rero uno munsi tuba twifuza kubashimira yuko icyo bakoze tukizirikana. Ambasabe babe baza, ni abantu batari bakeya, ariko kandi bakomeje kugaragaza umwete wabo n'umumaro muri se. Niyo mpamvu uno munsi twifuza kubashimira.
w'iki kigo. Hari abarangiriza mu wa gatatu, hari abarangiriza mu wa kane, hari abarangiriza mu wa gatanu, ariko kandi uko mbabona harimo n'abandi barimo barangiriza mu zindi campus. Habayeho impinduka muri kaminuza y'u Rwanda, ariko bano bantu kubera urukundo badukunda, imyaka twabanye bumvishe batabura kuza kubana natwe kandi nanone uno munsi. Rero turabashimiye. Hano hari certificate tubagenera, tuzihereza abarimo barangiza mo hano, kubera yuko hari n'ahandi bagenda baduhereza izindi, ntabwo turimo turangiza mu zindi campus. Ariko kandi icyo tuzirikana cyane ni umurimo w'Imana uko mwawukoze mu bwitange n'imbaraga. Twavuga dowa to dowa mukaza, twavuga niba ture mu gitondo mukazinduka, twavuga konseri mukazitegura, twavuga kandi kuza mu materaniro mukaza no gusobanurirana. Imana ibahe umugisha ko mwagiye mufatikanya natwe mukadufasha. Imana ibahe umugisha. Umuyobozi wacu reka atwakiriye zino certificate, hanyuma baraza kudufasha kuzitanga. Barakoze. Hari ibintu byinshi bakubiye mu bintu bikeya bamaze iminsi badutegurira, murakoresha umwanya kuko mufite. Umuyobozi waje uhagarariye ikigo cyacu ishami rya Nyarugenge, abanyamuryango, abavugabutumwa buryo butandukanye, abaperezida mwaje uhagarariye amasep atandukanye, abanyamuryango ba SEP, inshuti, ababyeyi bacu mwaje gufatanya natwe muri ibi birori byiza, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri iri tsinda mubona hano ni itsinda rigizwe n'abanyeshuri ariko b'abapantekote bo muri iyi kaminuza ya Nyarugenge, bakubiyemo abiga mu mashami atandukanye. Twakoranye rero umurimo w'Imana muri iyi campus, dukora umurimo w'Imana muri SEP mu buryo Imana yadufashije. Harimo n'abagiye bajya mu yandi makampus, i Remera, abandi bajya i Butare, abandi bajya i Rwamagana, ariko aho hose Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza. Mufashe rero uyu munsi dufite ijambo ryo gushima Imana kuko Imana yagiye ikora ibintu bikomeye bitangaje muri twebwe, abize imyaka 5, abize 6, abize 4 n'abize 3, twese twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Turashimira Imana rero yabanye natwe mu buryo bukomeye, genda irinda ubugingo bwacu. Imana yagiye itugaburira mu buzima buba butoroshye bwa kaminuza. Imana yagiye ikora imirimo itangaje, iratwambika, iradufasha mu masomo. Aba mureba hano nubwo turi gusoza inshingano z'amasomo, harimo n'abagiye basibira, ariko Imana igenda iduha ihumure mu buryo bukomeye, ituha ubushobozi, sinzi urishyura. Imana rero yatubereye umubyeyi mwiza, niyo mpamvu turi gushimira Imana. Imana yakoze ibintu bikomeye, mubanze mumfashe bose dushimire Imana yatugiriye neza. Turashimira kandi abantu
kubivuga. Turashimira se umuryango mwiza wagiye udufasha mu buryo bukomeye, genda dukorera ibintu ababyeyi bacu batari gukora turi hano. Ababyeyi bacu tubasiga mu rugo, ariko twagera hano nanone tukisanga mu muryango mwiza ariwo sepu. Turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha. Turashimira ubuyobozi bw'ikigo bwagiye budufasha mu buryo butandukanye, bukaduha ahantu ho gukorera, kandi rwose Imana idakiranirwa izabitura. Hanyuma turashimira n'itorero ryacu rya ADPR ryakoresheje uko rishoboye. Twagiye tubona amahugurwa hano muri sepu, célibataire de mariage, disiribaho mariage ari tunatubona ya healing n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose Imana ibamugisha ko bitanze bakadufasha. Hanyuma turashimira n'ababyeyi bacu bagiye bemera kudufasha mu buzima buba butoroshye bwa kaminuza, nabo Imana ibamugisha. Uko nabibabwiye rero, hano harimo abantu biga ubumenyi bw'ikoranabuhanga, ariko hakabamo abiga ubuganga, harimo abiga ibijyanye n'itangazamakuru n'amategeko mu buryo butandukanye. Aba bantu bose rero ibyo bize bitandukanye, akenshi abantu batekereza ko abantu bize badakizwa, ariko twe turi abagabo bo guhamya ko iyo mwemera Imana ikamuyobora ashobora kwiga kaminuza, ariko kandi akanakorera n'Imana. Rero rimwe na rimwe ibyo byose twavuze hari igihe bikoreshwa mu buryo butari bwo butukisha Imana, ariko aba bantu Imana, twese turi hano turi abantu Imana ihaye kwiga ubumenyi buruzuye mu mutwe, turi intiti, turi abahanga, ariko tukarenzaho no kubaha Imana, dushimira Imana yatwimenyekanishije. Aba ni abantu turi gutanga icyizere cy'uko tugiye kugira umumaro ukomeye hanze mu itorero ndetse n'igihugu muri rusange. Rero turifuza ko sepu umuryango watureze yakomeza kubana natwe. Ubujyanama bwa sepu turacyabukeneye, ndetse twifuza no kujya tugaruka kureba aho umurimo ugeze, bazatwemere bakomeze batwakire nk'abana n'ubundi mu rugo. Ikindi turashimira bakuru bacu abaposite, ariko tunabifuza ko yuko babana natwe bakadufasha. Hanze haroroshye ku bafite Imana, ariko nanone baba ibikoresho byiza Imana ikoresheje, ubujyanama bwabo n'ubunararibonye bakajya babuduha kugira ngo turusheho kubakika mu buryo butandukanye, ari ubw'umwuka ndetse n'umubiri. Hanyuma turifuza nanone kandi ku buyobozi bw'itorero, twagiye twumva amakuru y'uburyo butandukanye ko hari igihe umuntu agera hanze, ariko urumva uvuye hano wari uri mu muryango wasengaga, ariko iyo tugeze hanze tuba twifuza noneho gukora umurimo, kuko ntekereza ko inshingano z'amasomo ziba zigabanutse, nubwo hari abazakomeza, ariko noneho twifuza yuko mwajya mudufasha kugira ngo bitworohere kwisanga mu itorero hanze y'iki kigo, byajya bidufasha. Muri ibyo byose rero navuze, Imana ihe umugisha abantu bose baje kwifatanya natwe, aba muri ibi bigo, ababyeyi bacu, abavandimwe, mwese Imana iduhane umugisha. Murakoze, Imana itwishimiye. Amashimwe tugutuye Imana
hahirwa ishyanga rifite umutabazi, ntabwo riba kure, ntabwo ritererana. Tubuze inshuti bitubera inshuti. Hashimwe Imana umwungeri wacu wadushoye iruhande rw'amazi adasuma. Ubugingo bwacu bubaho burakira kuko inyoni ikiri ikigoyi cy'umugoyi. Turagushimye ko waturokoye amazi asuma. Ushimwe ko watuyoboye iruhande rw'amazi adasuma, ukayobora intambwe zirenge byacu zisitare. Turagushimiye, ishimo yawe n'inkoni yawe byaraduhumuriye.